mwongeye kwirirwa, mbahaye ikaze ku gicumbi cy'ibyegeranyo. Nibyo wahageze. Uyu munsi munyemerere tuganire ku musore umaze iminsi mu binyamakuru. Uwo nta wundi yitwa Waboy cyangwa se umwite Yampano. Yampano tugiye kumenya byinshi ku buzima bwe, amateka ye, yatangiye ryari, yizehe, ise ninde, mama we ninde, avuka mu muryango w'abantu bangahe. Muri iyi video uramenya byinshi utaruzi kuri Yampano. Ese video yashyize hanzwe nande? Byose urabyumva muri iki cyegeranyo. Reka nkushimire wowe ufashe umwanya ukareba ino video. Reka nkwibutse, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo ntucikwe n'izindi video zitandukanye. Ibyo dukora nimwe tubikorera. Nibyo wabikoze. Nje tugiye kubana nitwa Mbaraga. Uworizagwira Florien tuzwi ku mazina ya Yampano yavukiye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Yavukiye mu muryango ukomereye ku iyobokamana. Papa we yari umucuranzi wa gitari mu rusengero, mu gihe nyina umubyara n'abavandimwe be baririmbye muri korali. Uyu ni papa we. Uyu mwana yari afite impano, ntacyo yari bukore atari umuziki. Nubwo mu rusengero ataririmbaga muri korali, umutima we wari wuzuye indirimbo. Akiri muto yiyegerezaga gitari ya se, akagerageza kuyicuranga. Ise akimara kubibona yaje kumuha amasomo ya gitari, ari nacyo cyatumye Florien abona ko umuziki ari inzira ye. Yampano mu gihe yari mu mashuri yisumbuye ni naho impano ye yatangiye kugaragara. Yagiraga umwanya wo gukora cover z'indirimbo z'abahanzi bari bagezweho muri icyo gihe. Bamwe mu bahanzi yakundaga kwigana harimo umuhanzi Meddy, The Ben, Bruce Melody, Blavane n'abandi benshi. Indirimbo zatumaga agaragara nk'ufite ijwi ryiza kandi ryihariye. Ibyo byamuhaye ubushake bwo gukomeza kuririmba no gucuranga no kwandika umuziki. Yampano ati, uwabibonaga naririmbaga mu ndirimbo z'abandi, sinari nzi neza aho bizagera, ariko buri gihe nahoranaga ijwi ryanjye mu mutima. Florien uzwi ku izina rya Yampano yatangiye muzika ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2021. Umwanya umwe ukomeye mu buzima bwe ni igihe yahuye na Ivan Impano. Yamubonaga nk'umuhanzi w'icyitegererezo, dore ko muri iyo myaka Ivan Impano yakoraga cyane. Yampano yaramubwiye ati, mfite indirimbo nanditse mu gihe nari nkiri ku ishuri. Babonye babihuje bakorana, ariko ntibari bafite ubushobozi buhagije bwo gukora video y'iyo ndirimbo. Yampano yasinye amasezerano muri TB Music Entertainment, aho yakomeje gukora no gutera imbere. Uyu ni Ivan Impano ati, nabonye impano idasanzwe muri Florien. Ntabwo ari ukuririmba gusa, ahubwo afite ubushake bwo guhanga indirimbo ifite ubutumwa. Nubwo Yampano yatangiye mu mwaka wa 2021, ntabwo byari byoroshye kubona izina rye ryamamaye. Mu mpera z'umwaka wa 2024, ibihangano bye bibiri, Si ibyanjye, indirimbo yise ngo afatanyije na Papa Cyangwe, byatangiye gukundwa cyane ku isoko rya muzika nyarwanda. Ku itariki ya mbere Mutarama 2025, yagize amahirwe yo kuririmba kuri stage ya BK Arena mu gitaramo cya New Year Groove Print Love cyayobowe na The Ben. Mugisha Benjamin cyangwa Tiger uwo munsi yavuze ko akunda indirimbo za Yampano kandi yamuhaye platform yo kuririmba imbere y'imbaga nyamwinshi. Yampano yatangiye gukora no gutegura EP
na album ye ya mbere. EP yiwe yitwa Igikwiye, naho album ye yitwa Niwe Sha, izibanda ku bitekerezo by'ubuzima bwa buri munsi. Yamana ati iyo ndi ku rubyiniro mba numva ndi ahantu hakwiye. Ibyo nakoraga mu cyumba cy'amajwi ntabwo byari bihagije. Intego ni ukuntu abantu bumva indirimbo zanjye kandi zikabageraho. Si umuziki gusa, ku buzima butagaragara ku rubyiniro. Ya mpano afite ubuzima bw'urukundo buhamye. Mu mwaka wa 2025 yatangaje ko amaze igihe abana n'umukunzi we, kandi ko mu minsi iri imbere ateganya no gukora ubukwe. Ku itariki 15 Kamena mu mwaka wa 2025 yashyize hanze amafoto agaragaza urukundo rwe n'umukunzi we. Atangaza ko amukunda kurusha iby'amagambo ashobora kugaragaza. Avuga ko kuba afite umukunzi, afite umuryango, bimuha imbaraga n'inyota yo gukora cyane. Ya mpano kuboneka ku itangazo cyangwa inyandiko ya RIB cyangwa amashusho yo mu itangazamakuru yerekeye ikibazo cy'amashusho y'urukozasoni. Mu mwaka wa 2025 yatangiye gushakisha ubutabera nyuma y'uko amashusho yiwe y'urukozasoni yasakaye. Ibintu byamubabaje cyane kandi byamuteje impaka mu itangazamakuru. Ya mpano yatanze ikirego muri Rwanda Investigation Bureau. Yatanze ikirego ku itariki ya 9 Ugushyingo 2025 abivuga ko Ishimwe Patrick wahoze amufasha mu icungire ya social media abikoreye ku mbuga nkoranyambaga bishobora guhanwa n'amategeko. Yongeraho ko nk'umuhanzi ukizamuka iri ngiri ari isomo rikomeye. Yamana ati nabaye nk'uwizeye abantu ariko byampaye isomo. Iki ni igice cya mbere ku buzima bwa ya mpano. Reka ngushimire wowe waduteze amatwi. Nimba wanyuzwe n'ikiganiro, igitekerezo cyawe ni ingenzi. Kora subscribe, like, comment y'icyo twaganiraho mu gice cya kabiri. Mwumvaga nitwa Mbaraga. Iyi yo ni M&B Empire. Duhure mu gice cya kabiri naho ubutaha.